Agafilime kacu k'uyu munsi ni uku tugatangiye hari umukobwa wari ugiye kumva ukomanze agikingura, umukobwa yahise akuramo esume amwereka umubiri we wose, ni uko nguko yamweretse. Agiye kureba abona uwo yeretse ni umujura, abona uwo yeretse ntabwo ari we yari yiteze. Mana nyagasani, umujura nawe yatunguwe n'ibyo abonye atangira kumwirukankaho, umukobwa nawe ahita yirukanka. Mana nyagasani, ni uku dutangiye filime yacu uyu munsi, tuyitangiranye amayobera akomeye cyane, ariko uraza gusobanukirwa. Ntugende utarangije iyi video, ntugende udakoze subscribe, uraza kubona impamvu mpisemo iyi filime. Ni uko tuyitangiye umwana w'umukobwa ari kwirukanka, ari guhunga icyo gisambo nacyo cyaje kirukanka kimusanga ngo kimufate, cyari kije kwiba. Uyu mwana w'umukobwa hari umuntu yari yiteguye, hari umuntu wari ugiye kuza kumureba, arangije agenda azi ko ari ukomanze, asanga ni umujura. Mana nyagasani, yarirukanse ajya mu cyumba, ahita afashe imyenda agaruka yirukanka kugira ngo arebe ko yamucika. Mana nyagasani, yahise afungura umuryango arebe ko yacika kiriya gisambo kugira ngo kitabasha kuba cyamugirira nabi. Nawe reba ndakwinginze, ntugende udashoje iyi filime kuko irimo isomo rikomeye cyane. Ibi bintu niba nawe wabikora ntuzabikore, kuko ibi bintu ni bibi cyane, kandi abantu benshi bakunda gutungura abo bakunda gutungura abakunzi babo. Uyu nguyu yagiye mu cyumba hose kugira ngo byibuze arebe harengeye. Yagiye muri cya cyumba avuyemo, ese aramubona? Ese birarangira bite? Uyu nawe yaraje ahangaha yatangiye kwivugisha uti ngiye gukora uyu mupango ndebe ko wampira. Mana nyagasani, yahise aza nuko nguko, yahise aza kuri urwo rugi. Uyu nawe arakirukanka, aracyazenguruka kugira ngo arebe yuko yabasha kubona uriya mukobwa. Ibintu byo kwiba byose yahise abivamo, ibyo abonye bimuhumya imirari, ashaka kugira ibyo yikorera. Mana nyagasani, uyu nawe yaraje afungura aho ngaho nuko nguko yambaye. Uyu nawe arafungura mu muryango wese abonye kugira ngo arebe yuko yamubona. Mana nyagasani, niba ugeze ahari bwo bwa mbere, ntugende udakoze subscribe, udakoze like. Mpisemo filime ngufiya kugira ngo uze kuyireba uyirangize, kandi irimo isomo rikomeye cyane. Uyu nguyu yakuyeho masike, arebye neza hari ibyo yabonye, yahingukiye muri salo. Uyu nawe aracyari gukinga, uyu nawe yaratambutse. Mana nyagasani, uriya mu gihe ari kurwana n'amagara yiwe kugira ngo abashe kuba yakiza, uyu nawe yarinjiye. Uko yinjira yasanze telefone aho, yatanze amafaranga menshi cyane, amamiliyoni, amadolari. Nuko nguko yahise afata ya masike, ibyo guhiga wa mukobwa nuko nguko yahise abireka. Uyu mukobwa nawe yaraje ahangaha ahita afunga umuryango, arangije ahita aza hanze, ahita akinga inzugi zose. Uyu nawe arimo ariba neza. Yashakaga kwiba, ariko kubw'amahirwe makeya ahura n'uriya ahita amupangira, none nawe birangiye abivuyemo, aguye ku mafaranga ku byo yashakaga. Mana nyagasani, ni nka bya bindi bavuga ngo ni ugutera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri. Mana nyagasani, uyu nawe yarambaye, yasohotse hanze arambara neza kugira ngo arebe yuko hari icyo yakora. Ese agiye gukora iki? Ese birarangira bite? Niba ugeze kuri uyu munota utarakora subscribe, ukiri mushyashya, ntugende udakoze subscribe. Uyu nawe yafashe akayisume kiwe, arangije agashyira ku ruhande, yagashyize ku ruhande, arangije ashyiraho akabuye kugira ngo ibuye ritabasha kuba ryayihirika. Arangije arambara neza, agira imisatsi ye neza, arangije areba ko urugi rukinze neza, yatangiye kuvuga uti ngiye guhuruza polisi, igisambo cyanteye. Mana nyagasani,
Mana nyagasani, uyu nawe aracyafata amafaranga ayashyira aho agomba kuba yashyira. Yafashe ya mizigo, yafashe ya telefone z'agaciro nyinshi, arangize agishyira mu mafaranga, azishyira muri cya kimasike cy'abajura bakoresha, cya kimasike cya kazi kiwe abasha kuba yakora umunsi ku munsi. nuko nguko umujura nawe yatangiye kuvuga uti uwo nari ndwaje arahohotse, biriya byonyine, biriya n'ubundi sibyo byari byinzanye. Mana nyagasani, nuko nguko ibintu bijya bigenda mu buzima busanzwe. Yaraje arafungura, afunguye yumva urugi ruranze, yumva neza urugi ruranze. Wibuke neza, uyu mukobwa yahise ajya guhuruza abasirikare. Nuko nguko yahise ajya kuzana abasirikare, abashinzwe umutekano, kugira ngo ababwire ibyamubayeho. Nuko nguko baje, ni ibisore. Nuko nguko baje. Uyu nawe aracyarwana n'umuryango kugira ngo arebe yuko yakingura, ubundi akigendera, agahaha umuzigo wiwe, akagenda ameze neza. Mana nyagasani, ese biraza kumuhira? Nawe reba iyi filime ikwigisha isomo rikomeye cyane. Niba ujya ugira ingeso, niba ujya ukora nka biriya bintu uriya mukobwa yarakoze, nawe niba ugira akaboko karekare, urebe iyi filime. Niba hari umuntu uzi ukunda gukora ibi bintu, umusharinga ino video kugira ngo iri somo nawe abashe kuba ryamugeraho kandi ribashe kuba ryagera kuri bose. Yakomeje kurwana nayo. Mana nyagasani, ba basirikare, ba bashinzwe umutekano nabo baje. Wa mukobwa nawe arimo araza yirukanka. Uyu nguyu ese biraza kurangira bite? Uyu nawe umujura yabuze ayacira nayamira. Yatangiye kureba hasi no hejuru, yagiye kubona abona wa muryango urikinguye, abona hinjiyemo abagabo b'amajeya bahumuye, barakaye, naho wa mukobwa yambaye imyenda. Mana nyagasani, isi yamuguyeho, yabuze ayacira nayamira. Ese arabigenza ate? Ese abaye ari wowe, ibi wabikoraho iki? Bahise bamubwira ati cara aho ngaho. Batangiye kumuhata, batangiye kumukubita, bamubwira uti mwebwe mwabajura mwe. Mana nyagasani, ese birarangira bite? Ese biraza guherera hehe? Batangiye kumukubita bamubwira uti n'ikindi gihe mujye mukore amaboko mu mufuka, mubashe kuba mwarya ibyo mwahinze, mwarya ibyo mwejeje, mutungwe n'amaboko yanyu. Mana nyagasani, umugabo ni umusore, aracyari mutoya, ariko nuko nguko batangiye kumukubita, batangiye kumwaka ibyo yibye, babihereza umukobwa. Ese nyagasani, ese biragenda bite? Barebye muri cya kimasike cyiwe. Uyu nawe yatangiye kubasaba imbabazi, arababwira uti mumbabarire, nigendere, ntabwo nzongera ibi bintu, ntabwo nzongera kubikinisha. Baramukubitaga agataka cyane, akabwira ati mumbabarire, nk'uko ibisambo byo muri karitsiye bajya babikubita. Nuko nguko umusore yarakubiswe. Mana nyagasani, tubabwira ngo mujye musenga, Imana ibaha imbaraga zo gukora, kugira ngo mutiba nk'uyu musore. Abasirikare bo mu mahanga nuko nguko bambara, baba bambaye gutyo, bambaye duraga, nuko nguko ari amajeya n'ibyanwa byinshi cyane, mu gihe n'aha ngaha bo nta rwanwa byinshi baba bafite. Ariko bobo batangiye kumusaka, buri kimwe cyose bagishyira ku murongo, kugira ngo babashe kuba bamwaka ibyo babashije kuba yatwara byose. Niba ugeze kuri uyu munota iyi video ntugende utayishoje, kuko waba ucitswe cyane. Turashaka ko tuzajya tubaha video buri munsi, umunsi ku munsi, uko mubishaka nuko mubitekereza, kuko ni mwebwe dukorera. Njyewe ubateguriye inkuru nitwa Watara. Uyu mugabo yatangiye kubabwira uti mumbabarire, ibi bintu ntabwo nari nsanzwe mbikora. Umusirikare nuko nguko yamurebye, nuko nguko yarahumiye cyane. Baramubajije ati kubera iki waje ahangaha, kubera iki waje kwiba ugashaka no kumufata ku ngufu? Mana nyagasani, nabyo yaragiye arabibabwira, yaraje kwiba ariko yaragiye no kumufata ku ngufu.
ngufu. Wibuke nawe uyu mukobwa uburyo ki yabigenje. Yarababwiye uti aya mafaranga ni aya bosi wanjye, kandi bosi wanjye nawe uhari kandi agiye kuza. Ngo ni aya bosi wawe? Ati ni ukuri, ati mfite ubwoba, mumutware mumufunge nanjye bishobora kungiraho ingaruka. Disi uyu mukobwa ni umukozi wo muri uru rugo, nawe nta burenganzira afite ahangaha. Ariko reba ibintu yari akoze. Sheri wiwe yari agiye kuza kumusura, yari azi ngo yagiye kumukorera siripurize nziza, ariko reba iyo siripurize ikintu ibyaye. Nawe reba iyo siripurize. Bantu mukora biriya bintu ntabwo ari byiza. Ntabwo waba uri umukirisitu wubaha Imana ngo nurangiza ukora ibintu nk'ibi ngibi. Biba bigayishije Imana, nta n'ubwo ubwawe biba bikubahisha. Satani ni uko ahemba. Mujye musenga, musome Bibiliya cyane, ubundi ibindi byose bizajya bigenda bishira mu kwizera. Mana nyagasani, aba bagabo nabo, aba basirikare bakomeje kumukubita, baramubwira uti wowe turakujyana tugufunge imyaka 5, nidusanga ufitemo n'izindi dosiye barabasha kuba bagufunga burundu. Uyu musirikare yabwiye umukobwa, yaramubwiye uti ati tugiye kumutwara tumukorere dosiye, ibindi byose uzaza kubikurikirana, kandi n'ikindi gihe abajura nk'aba ngaba turi gukora umukwabo wo kubaca kugira ngo tubace burundu muri iki gihugu cyacu. Ubugegera nk'ubu ngubu bubaho burangire. Uyu nawe yahise apfukama, yarabwiye ati mumbabarire, ntabwo nzongera. Ati turagushinja ibyaha 2. Icyaha cya mbere ni ukwiba ndetse no gufata ku ngufu. Mana nyagasani, wibuke neza uburyo ibi bintu byatangiye n'uburyo birangiyemo. Mana nyagasani, umukobwa yibajije ibintu bimubayeho, yibaza icyo ari busobanurire bosi, yibaza ibintu byose, kandi bosi we yaramubwiye ati ntuzongere gukingurira abantu bose ubonye, ntuzongere kubikora. Ariko nawe reba uburangazi. Satani ni uko ahemba. Ubundi iyo ukorera Satani arakumwaza iteka n'iteka, ahora akumwaza. Nta keza ko gukorera umubi. Nimurokoke ubundi mukore cyane, musabe umugisha mu byo mukora. Imana izabaho umugisha. Umusore acyari umwana yakagombye kuba akora, ariko abasirikare bagiye kumuha ikigwa, ari nako bamubwira uti tugende uzavamo wumvishe. Ati tugende nashaka azawubareremo. Umukobwa nawe ni uko nguko yaje abakurikira, ababwira uti mugende mumutware, reka nze nanjye mbakurikire mpaka mumugejejeyo. Tubabwira ngo